amafaranga yabo nangari kwanza ugomba kuyabona ni aho ngaho nicyo kibazo. Hari ibibazo bigomba kwibazwa mbere yabo. So reka musobanurire neza uko bimeze. Initiative yo guhemba abenegihugu ni initiative ku by'ukuri yakozwe na komite yacu, bigeze bibaho na rimwe muri federation atletisme mu Rwanda kuva yabaho. Ibihembo byo hanze ya podium, no kuvuga ibihembo bishobora guhabwa umuntu uri hasi ya gatatu utabonye medaille kuko ari umwenegihugu. Initiative yakozwe na komite turi kumwe yacu. Twayikoze kubera iki? Twayikoze kuko buriya ibintu tuba turimo tuba tugomba kwiga kandi wigira buriya ku bandi. Buriya ntabwo wigiraho, wigira ku bandi. So hari urugendo nigeze kujyamo muri competition ngo tujyane n'abakinnyi birumvikana, ariko hari n'ibiganiro ngomba gukorana na Sister Federation mu gihugu kimwe cya Afurika cy'inshuti. Mbona ukuntu bahembye abenegihugu. Ni competition twari tugiyemo kandi nayo iri patrone, ifite patronage ya perezida wabo. Nta nubwo ntabwo ari ibanga, ni Brazzaville, Congo Brazza, icyo bita semi marathon international de Brazzaville. So ifite patron wayo ni His Excellency Sassou Nguesso, ni utanga n'ibihembo, ni wo mushyitsi mukuru muri iyo marato. Iba ku itariki 14 z'ukwa munani buri mwaka, umunsi umwe ubanziriza independence ya Congo Brazzaville, kibaga 15 août. Iba ari competition nziza ikomeye, yorganijwe neza, iri mu bushobozi bwinshi, yitabiriwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko perezida aba hafi buri gihe. So ibihembo bahemba podium nk'uko bisanzwe batatu ba mbere, ariko bakagira ibihembo bitandukanye byinshi cyane by'abenegihugu bitandukanye. Byo biba ari byinshi cyane kuko iyo ugiye gutotaliza ukareba ibihembo by'abo banyabenegihugu usanga nta naho bihuriye n'ibihembo by'aba podium. Ubwo tuvuze total atari abari make ariko agahabwa abantu benshi. So byatumye nicarana na homologue wanjye perezida federation ya Congo Brazza, mubaza iki kintu bagitekereje gute, kubera iyi mpamvu. Arambwira ati homologue, ati twabitekerejeho kuko ari amafaranga duhemba, amafaranga ya leta. Iyo tuvuze amafaranga ya leta tuba tuvuze imisoro y'abaturage. Nta kuntu ati ujya gutera uburezi urabwibanza bimbwiye mu rurimi rwabo cyangwa rw'amahanga, ariko icyo bisobanura ati ujya gutera uburezi urabwibanza. Nta kuntu umwana w'umwenegihugu yaba yakoze ibishoboka byose, ati umukino wa atletisme uravuna, akagira icyo akora ubona kigaragara ko yakoresheje imbaraga, ngo reke kumwankuraje muri urwo rugendo. Niyo mpamvu twahisemo kugenda tugabanya ibihembo by'abanyamahanga bya podium, kugira ngo babenegihugu bitwaye neza. Of course barimo n'ababandi nyine bagiye kuri podium kuko babibonaho nabo, kugira ngo abantu bose bigende bibageraho, byibura abashobora kuza imbere y'abandi. So byane bifashe nk'ikintu cyiza yewe cyo nakwita senior citizen, nk'umuturage w'u Rwanda wumva neza ibintu kandi ku by'ukuri wumva ko umwana w'umunyarwanda icyo akoze neza akwiye kugikuramo umusaruro. So nabonye ari ikintu cyiza tukabigiraho. Hari byinshi twaganiriye, ariko buriya ibyo ubona bishobora gufasha. So naraje propoza biganira na komite turi kumwe. So tubiganiraho tureba essence yabyo cyangwa importance yabyo, biganiraho n'ubuyobozi bwa ministeri bwari buhari icyo gihe, suri tubona ko uko bikwiye. So ubwo niho twapropoje uburyo byagenda tuhereye kuri budget dufite n'ibihembo, noneho tudetermina abahembwa nyine podium bahembwa ngahe, so abanyarwanda twahemba imyanya ingahe, so bakurikiranye nk'uko bagiye baza bakurikiranye. Kandi twarabikoze muri marato ya 2019 twarabikoze. N'ubu rero twarabiteganyije, twumvaga tugomba no kubikora nk'uko twabikoze muri 2019.
bisobanuye ko iki kibazo cyo gutinda kitari kubaho iyo tubikora gutyo. Ariko umunsi umwe imbere ya marato nagiye kuganira n'abakinnyi aho bari muri camp, ari kumwe na komite, bamwe muri komite yanjye, bari kumwe na vice president ushinzwe competition Duteze Omer. So kuganira nabo muri final briefing ya nyuma, bakunda ubuyobozi buganira n'abakinnyi bureba uko bahagaze, gukemura utubazo twa nyuma, encouragement n'ibindi byose. Mu bibazo abakinnyi bambwiye, hari ibibazo bindi simbijyamo kandi aho nabijeje ko bikemuka kandi narabikemuye koko. Harimo icyo kintu barambwira ati perezida, ati rwose ibihembo by'abanyamahanga nako by'abanyarwanda ntimuzashingire kuri principe y'ubushize, kuko twari twababwiye n'ubote igishya tuzakora, twari twababwiye ko noneho tutazaha imyanya uko bakurikiranye, ahubwo twasetinze standards. Urumva, umuntu ashobora, reka nguhe nk'urugero kugira ngo byumve neza, umuntu ashobora kwirukanka ari umunyarwanda akajyamo ari umwe muri marato, akaza nyuma y'amasaha nk'atanu abantu banatashye, ariko kubera ari umunyarwanda akabona cya gihe kandi ukanayo twarayibonye. Icyo gihe twize ibintu byinshi muri iyo competition, aho nakubwiraga ko hari umunyakenya watwaye amafaranga tugasanga ari dogite, hari n'umudamu w'umunyarwanda wiyandikishije muri marato wenyine 42 km, arayirukanka koko arayisoza, ariko igihe ayisoreje ntabwo tukizi kuko yaje donc abantu benshi bamaze kudegaja, ariko muri cya gihe baba bataranura kuko hari igihe competition igomba kumara, ziriya mashini ziba zigihari n'abandi bose baba bagihari, ariko medo ceremony n'ibindi byose biba byarangiye n'abantu batashye. So arabanza arahagera, none aravuga ati okay, ibihe byose nawe narakoresheje, nkeneye ya bihembo by'umunyarwanda kuko mwabishyizeho kandi nakoze marato nayirangije. Twagize ikibazo, tubanza no kumva ko bidakwiye rwose, ariko turasubira turicara noneho ari komite, ari na ministeri abo dukorana. Icyo gihe dusanga nta hantu twahera tutamuhera, kuko icyo twavuze ni uko umunyarwanda wakoze ibihe byiza kurusha abandi yabona iki gihembo. None nubwo ari we wabaye uwa mbere akaba n'uwa nyuma kandi yakoze ibihe bitari byiza, ariko n'umunyarwanda twamuhaye amafaranga ye, niba nibuka neza wanze ari miliyoni n'igice cyangwa simbuka neza, turamuhemba. Ariko ibyo byatumye tutekereza neza, turavuga ati okay, twatekereje ibintu byiza ariko tugomba no kubinoza. Twahereye tuvuga ko tugomba no gusetinga standards ziba set, komite donc ya technique izisetingira standards zigomba kugerwaho, kuvuga ngo ibintu umuntu agomba gukora kugira ngo akwalifyinge kubona cya gihembo cy'umunyarwanda. Tugiye rero muri iyo rencontre cyangwa muri iyo briefing n'abakinnyi, so niho batubwiraga ko bafite impungenge. Tubwira ati rero bushize itinerary yari ihari yarahindutse, ati standards mushobora kuba mwarazisetinze mukurikije itinerary na performance zakoreshwaga muri iyo itinerary, none yarahindutse. Ubu twakwizera gute ko tuzabigiriramo inyungu? Iyi marato tugiye gukora mwasetinze standards zayo cyangwa mwahembye mukurikije resultat tuzaba dufite bitewe na itinerary twagiyemo. Ku by'ukuri iyo umuyobozi yibura mwiza cyangwa uzi inshingano zawe, ugerageza kumva umukinnyi, cyane cyane umukinnyi donc washyize ku rugamba, no kuvuga ngo watumye washyize mu nshingano. So d'une part numvaga igihe bifite sens, yabani koko standard abantu reference yari ya itinerary ya mbere, none itinerary yarahindutse, na happy mu nzira ye nishyashya, twakora reference gute kuri ya indi ya mbere kandi agiye kwirukana nshyashya? Ndababwira nti ibyo tuzabisuzuma, don't worry, kandi igisubizo cyiza muzakibona. So nyuma bwacyaga competition iba, so ndagenda mbwira team yanjye, rero mutegure ibihembo ejo tubisubike tubitange, uhagire abantu babibura kubera batagejeje kuri za standard,
kandi byibura bishobora kuba byatewe yena na itinerary igoye. Nababwira nti okay, za taking a time mu reviewing performance abakinnyi bakoze muzihuza na itinerary, murebe ko itinerary yari igoye cyangwa itari igoye. Birashoboka yuko standard zishobora kuba za zindi cyangwa hari cyahinduka muramutse musanze hari ikintu gikwiye guhinduka. Ariko ibyo mubikore atete pose, nshaka ibintu byo kurashinga ngo hakorwe amakosa, nuko twabyumvikanye na komite tutaskinga team igomba kubikora. So buracyari niyo mpamvu tutahise tubitanga, ariko abakinnyi twari basobanuriye ko tuzabibaha ibihembo byabo bazabibona, ubimerita wese azayibona bitewe na standard zihari. Standard zarabaye set zarabonetse, ni ukuvuga ngo uqualifyinga wese ubu yabona ibihembo bye. Ushaka kumbaza uti se kuki noneho batarayibona? Izo standard ahubwo nazo muzitubwiye bya standard sinzifite mu mutwe, ntabwo ndi umutekinisiye. Ubundi se mwategereje ko bazahembwa abantu bange kuri ugiye mu myanya? Ntabwo nibuka atari byo yavuga ngo ni podium gusa wenda mu myanya. Podium ni podium ngo twaye imyanya abene gihugu. Ntabwo nibuka neza izindi bari 5 cyangwa 7, sinibuka neza, wanze ari 5. Ni 5. Bashobora kuba ari muri 5. Na monta ihari. Donc iyo uza kumbwira neza icyo bifuza kutuganira, ubu nakabaye mubwira precisement ibyo bintu. Wende yo okay, niba ari 5 noneho kutinda noneho. Ntabwo nibuka bashobora kuba atari na 5. Ariko numva ari muri 5, 6 gutyo. Aha. Reka tugende bukeye. So nukuvuga ngo ibyo byararangiye. Urabyumva? Ibyo byararangiye. Birangiye donc hasigara icyo kibazo cyo kuvuga ngo okay, n'abanyarwanda bagomba guhembwa. Hari icyo kibazo cy'abanyamahanga bagomba guhembwa ibihembo byabo bari abirukanse nose. Turavuga rero ntabwo tugomba kugenda dukora ibintu mu bice, bifuka ibintu byose bikorerwa rimwe. Tugomba gukorerwa rimwe, uretse ko habayeho n'ibibazo byo gufunga za biro, abantu badakora bari mu rugo n'ibindi byose. Urumva nta bakozi bahari, umukozi umwe wari confine mu rugo no kutavamo. Ahubwo turavuga ati nta mpamvu yo kurashinga ibihembo n'ibyabo, uzayibona kuko muzayibona ntabwo yizo. Ibyo nakubwiraga nti ubu kubwira ngo igihembo azabona azi nimba qualifying kuzabona icyo gihembo ari muri 5 ba mbere, kandi byari bizwe 5 ba mbere ashobora kuba takoze bya bihe byashyizwe muri standard. Cyangwa abantu mve neza uri muri 5 ba mbere cyangwa 3 cyangwa 4 abateganyijwe, icyo twise standard ni iki? Ni ibihe agomba kuba yakoze. Ukuvuga ngo uri muri wa mubare ntabwo ariko bisobanuye wese ko zabona amafaranga. Natamitinga standard ntayazabona. Iyo deba ngira ngo inatangire none angahe mbere yuko amafaranga atanga. Iyi information ku by'ukuri nizere ko uzayibaha neza nkuko tuyiguhaye. Uwaje muri ya myanya izahembwa y'abene gihugu natageza kuri standard ibyo bihembo ntabyo azabona, kuko nicyo twashyiriyeho standard. So kuvuga rero umuntu none ahandi wo complaining uvuga ngo sinayibonye, yagira ikibazo, yafite ikibazo kuko meme n'uwagiye kuri podium sibyo mubaye, kuko muri ya mubare w'abanyarwanda bahembwa n'aba podium barimo b'abanyarwanda, kandi ho d'office bari abakobwa babiri. Urumva niyo standard yashizweho bayujuje bari abakobwa babiri muri half marathon, n'uriya muhungu muri half marathon, bo bari muri abo ngabo. Urumva niba nabo bayifite. So reka dufate worst case scenario, ushobora gusanga yenda nko muri half marathon mu bagabo nimubona yivi yabaye wa mbere ajya kuri podium arahembwa, dushobora kujya mu bihembo by'abene gihugu bitwaye neza ugasanga ntarimo kubera standard yabaye set, akabona uko icyo yahembewe n'umudari yabonye uko yabaye wa mbere, ntabwo yahembewe ibihe. Uranyumva neza? Ariko noneho dushobora kujya guhemba abanyarwanda bitwaye neza ugasanga igihembo nta kibonye kuko ibihe bitamwemba idahura na standard. None president, iyo izo standard ibyo ngibyo urabyumvise neza? Nabyumvishije. Iyo izo standard zitavuzwe mbere umukinnyi atahevuga ati byibuze ibisabwa nabyuje, ubu akaba ari kwiringira wenda icyo gihembo kandi wa mu izo standard atarazimenye mbere yo gukina cyangwa nyuma yo gukina. Mbere yo gukina akaba bikaba byarabaye communique. Usobanuye nakubwiye iki, donc ikibazo cyabajijwe ware ni impungenge abakinnyi batanze bucya bakompeta badusaba ko
tutagendera kuri standard zashyizweho kuko zishingiye kuri itinereri ya kera kandi itinereri bagiye kwirukwa nka bukeye itandukanye nayo. Uranyumva neza aho hantu humve neza kugira ngo hatazaba communication itari nziza. Izi ni impungenge abakinnyi, twebwe iyo abakinnyi batavuga ngo okay icyo kibazo turagifite, twakabaye twarashingiye kuri standard twasetinze, tukanababwira ngo ibihe standard twasetinze nizi wirukanka unanazizi rwose kuko niyo byari byiza, niyo cyari kinatujyanye rwose, no byari bitujyanye, ariko ntabwo ariko byagenze kuko batugaragarije izo ware kandi umukinnyi ugaragarije impungenge afite akubwira ati rero ushobora rwose gushingira ku bintu byari bisanzwe kandi iyo tugiyemo bidasanzwe tugasanga rwose ati mwaba mworoheje mukazashingira ku byo tuzakora kuko itinereri atandukanye. Ngira ngo nturanyuze